Ndi mu butumwa bw'akazi hano i Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Twazanye umutwaro w'amasanduku 40 y'ibizamini. Twari duherekejwe na Semuzuki uhagarariye EPESCO hano i Bukavu. Ndifuza ko aya masanduku yashyikirizwa ku mugaragaro ubuyobozi bwa EP ndetse n'abahagarariye ASF kugira ngo ASF ibashe kuyitaho neza no gufasha ko ibizamini bikorwa mu buryo bukwiye kandi bufite inshingano. Intego nuko abana babasha gukora ibizamini mu ituze mu mwuka mwiza kandi utuje kugira ngo babashe kwitwara neza no gukora neza ibizamini byabo. Ku ruhande rwacu twitaye ku buryo aya masanduku atwarwa umutekano usesuye. Yagejejwe hano ameze neza, ashyizweho kashe nk'uko mubibona. Niyo mpamvu nsaba madamu LPP kuza kwakira ku mugaragaro aya masanduku twazanye 40 andi nayo aracyaza nimugoroba. Yego ni byinshi cyane biba bigenda bivugwa, ariko reka tugaruke kuri uru ruzinduko turebere hamwe ku bintu babyifashe hariya n'ubundi ko gahunda ziba zifashe zose 5/5. Banze nkwibutse gukanda subscribe kuri The Quick Times News, ubundi ibindi byose tubijyanemo neza cyane turi kumwe 5/5. Hano ni Bukavu nk'uko mwabonaga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Hari ibikorwa by'ingenzi byo gutegura ibizamini by'abanyeshuri. Mu butumwa bw'akazi itsinda rishinzwe gutwara no kugenzura ibizamini ryagejeje hano muri aka gace n'ubundi amasanduku 40 y'ibizamini mu rwego rwo kwitegura neza isuzuma riri hafi gutangira. Aya masanduku yazanywe aherekejwe na Semuzuki uhagarariye EPESCO mu mujyi wa Bukavu nk'uko bitangazwa n'abari muri iki gikorwa. nk'uko mwagiye mubyumva, iyi ni gahunda igamije gutuma ibizamini bikorwa mu mutekano, mu mucyo no mu mutuzo kugira ngo abanyeshuri bafashe gukora neza batabangamiwe n'ikintu na kimwe. Nyuma yo kugera hano, aya masanduku yashyikirijwe ku mugaragaro inzego z'uburezi zirimo EP ndetse na ASF kugira ngo zifashe kuyafata neza no kuyakurikirana kugeza igihe ibizamini bizatangirira. Ubuyobozi buvuga ko kwita ku mutekano w'ibizamini ari ingenzi cyane kuko bigira uruhare mu kurinda ubusumbane no gutuma buri munyeshuri agira amahirwe angana yo gukora isuzuma rye mu buryo bukwiye. Ku ruhande rw'abayoboye ubu butumwa bavuga ko ibizamini byo byatwarwaga mu mutekano usesuye kandi bikaba bigeze aho byagombye kugera n'ubundi ari bizima, bifunze neza kandi biriho na kashe nk'uko bigaragara. Ni muri urwo rwego hakozwe umuhango wo kubishyikiriza ku mugaragaro nk'uko muragenda mubibona, aho hatumiwe madamu LPP ni umwe mu bayobozi nyine n'ubundi b'uburezi hariya muri kariya gace kugira ngo yakire ku mugaragaro aya masanduku 40 mu gihe andi nayo ategerejwe kuba yagera hariya n'ubundi kuri uyu mugoroba. Abayobozi basaba ko iki gikorwa cyakomeza kugenda neza mu ituze no mu bufatanye hagati y'inzego z'uburezi kugira ngo abanyeshuri bose babashe gukora ibizamini byabo mu mwuka mwiza kandi utuje. Iyi gahunda igamije kandi guteza imbere ireme ry'uburezi aho buri mwana ahabwa amahirwe angana no kugaragaza ubumenyi bwe mu mucyo no mu mutekano. Muragenda mubibona rero uko bigenda bimeze n'uko biteye. Ni hariya muri Kongo ariko mu Kivu y'Amajyepfo i Bukavu ho hateganyijwe ibizamini by'abanyeshuri. Ubwo rero murabyumva neza ko ibintu ari neza cyane bari kwitegura amashuri. N'umunyamabanga uhoraho wa AFCM 23 nawe wari wagiye ari i Bukavu, mwagiye mubona
atanga ijambo ndetse ku mugaragaro ku muhango anatanga ibizamini ku bashinzwe uburezi hariya. Ubwo nuko biba bimeze rero, yari kumwe na IPP abashinzwe n'ubundi ubugenzuzi bw'amashuri, niho yabushyikirije. Ubwo niko gahunda ziba zimeze. Ibyo bizame byo babyita test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. Murabyumva neza rero, ubwo ni igikorwa cy'ibizamini, ni amateste n'ubundi amabazwa y'abanyeshuri hariya i Bukavu. Navuga ngo ni AFCM 23 ikomeje kwitwara neza mu bice igiye iyoboye, ko twariho tureba ejo bundi bakurikira The Quick Times News, mwagiye mubibona bagiye bagirana amasezerano na OMS, umuryango ushinzwe ubuzima ku isi. Ibyo Kongo, leta ya Kongo itakoze kugira ngo ibe yakita ku baturage bari muri turiya duce, ukabona AFCM 23 niyo yasinye ayo masezerano n'izo nzego zigiye zitandukanye kugira ngo babungabunge ubuzima bw'abaturage bo muri utu duce. Navuga ngo rero ni ikintu cyiza, turi kujya tubona iyi M23 iri mu bikorwa byinshi kandi yifatanyije nyine n'ubundi n'abaturage mu kuba babaho neza, imibereho myiza, umutekano usesuye n'ibindi byinshi. Ni ikintu cyiza rero, ni ikintu cyiza. Ubwo abanyeshuri bo bari kwitegura ibizamini, babona ko ibizamini nyine byageze kuri destination cyangwa se bagomba kugera neza amahoro. Ubwo ari nako yanakomezaga kubabwira ngo babirinde kugeza bikozwe, kuko nyine nibyo bituma abanyeshuri bakora neza kandi nta busumbane burimo, kandi tukamenya n'urwego rw'abanyeshuri iyo ibizamini byacunzwe neza. Ubwo nuko bimeze rero hariya i Bukavu. AFCM 23 yabashe kubigeza ibizamini by'abanyeshuri hariya neza. Turakomeza tubakurikiranire n'ibindi bikorwa AFCM 23 uri kugenda ikora, cyane ko uduce igenzuye umuntu yavuga ko igerageza kwegera abaturage ndetse ikanakemura ibibazo byabo, ibintu byiza cyane. Turakomeza tubakurikiranire 5 kuri 5 amakuru yose akugeraho ku gihe. Komeza gukanda subscribe kuri The Quick Times News kugira ngo tujye tubana neza, like, share, comment, ubundi ibintu byose bigende neza. Mukomeze kugira amahoro y'Imana kandi muhahe murongo.